bakristo beza murakoze cyane. Amena. Bose twateranye turi bakeya ariko Amina. muri Imana nagi gombera ubwinshi kugira ngo ibashe kumva abantu. Yego. Reka twicare twumve ijambo ry'Imana hanyuma dukomeze. Imana ishimwe cyane. Amina. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Imana habwe icyubahiro. Ako numvishijwe we. Amen. Haleluya. Imana himbazwe. Amen. Bose turumva ijambo ry'Imana dusanga mu bacunguwe. Yego. Bigira riti zabahamagaza ikivugirizo. Amina. Zabahamagaza ikivugirizo. Imana izavugiriza buri wese yumva. Yego. Haleluya. Zabahamagaza ikivugirizo. Bateragirize hamwe. Amina. Base ko kumva ko Imana kuvugura ko. Amina. Nago muzamera nk'abandi. Yego. Bakera gukora ibikoze isoni. Yego. Bakurikiza amategeko y'Imana. Amina. Haleluya. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Imana ishimwe cyane rero. Imana himbazwe. Tujye twiza kandi karirimbo. Kugira ngo tujye mu mwuka. Nukuri pe. Pastor nukuri ndumva ndi gufashwa. Mukozi w'Imana waduterera. Tuzacumugara imbere y'umucunguzi we tuzacumugara imbere y'umucunguzi we tuzacumugara imbere y'umucunguzi we tuzacumugara imbere y'umucunguzi we tuzacumugara. Murakoze cyane. Katwicara twumve ijambo ry'Imana. Twicare. Haleluya. Yesu shimwe. Imana himbazwe. Uyu munsi turasoma mu Bakorino 12:23. Haravuga ngo dore iyi ni inshuro ya gatatu nitegura kuza iwanyu. Amina. Uwo ni Yesu. Haleluya. Amen. Nyamara kandi kizababera umutwaro. Sinshaka ibyo mutunze. Amina. Mana ntago ishaka ibyo dutunze we. Amina. Mu by'ukuri Imana ikidushakaho ishaka ko tukizwe tukaba abana bayo Mutima mwiza. Tukaba abana bayo tugakora ibyo ishaka tukemera gutungwa nayo. Tugatungwa n'ijambo ry'Imana. Yego. Nyamara hari patugezera. Abakorino ibice 12:4. Yego. Abakorino ibice 12:4. Buri mwe shaka kuko muri abana banjye. Buri wese rero w'Imana agenzereza agenza Imana ibishaka. Agakora ibyo Imana ishaka. Umwana w'Imana kuko mu by'ukuri uko Imana idushaka ikabidushaka ubutungane. Nyamara twebwe ntabwo ariko tubigenza. Haleluya. Mukareka ingeso mbi, baraga n'amavuta, ingeso z'ubujura, ubusinzi, ubusambanyi, ubwomanzi n'izindi ngizo bishobora gucuruza umuntu. Amen. Mukaba abana b'Imana. Amen. Imana ishaka. Reka duhindure umurongo twaturiho. Ubu tugiye muri Matayo ibice 25:25 kugera ku 26. Turavuga ngo Yesu amaze kuvuga ayo magambo yose abwira abigishwa bati muzi ko hasigaye iminsi 2 ngo Pasika ibe, kandi umwana w'umuntu azatangwa amanikwe. Niyo mpamvu rero nababwiraga ngo mukwiye kugeza neza nk'abana b'Imana, mukirira ibigusha, mukareka kwitwara nk'abana ba Satani.
unereye inzoga nereye ambara hano ubu si Imana imana ambara hano urambwira imana sawa nayo ndibara na pasiteri aho nayo ndi kumwe na pasiteri twari kumwe n'injuru twari kumwe aho nayo ndi kumwe na pasiteri twari kumwe umukozi bw'imana uhabwiza ngweke ndetse pasiteri nawe arasamba muziranye muraziranye yego mana Toka star mu izina rya Yesu. muraziranye saho Tuziranye. kariso yanjye wayinzaniye Mu izina rya Yesu. wayinzaniye kariso yanjye pasiteri Toka star mu izina rya ambara Yesu. hano ni mu nzu y'Imana ambara we Toka. Abi. Sigaho. ibi ni ibiki Pastor nasizwe amavuta. Nasizwe amavuta. kariso yanjye iri hehe Urabona ibintu mureye koko? Ubu nda n'isoni ugira koko. ibintu ngukoreye se Urusengero kuza kuboneza abakristo. wazaga kuryamana nanjye kuri pasiteri yaniciriyeho nivire muri Uneje. hoteli numva ibintu biri kuririmba binsakuriza Uyu neje itorero nuko rwose navuze na. Uyu uri kukaza kundeba basi muri ukamwe nshaka n'amafaranga yanjye wasigaranye nimugoroba amafaranga ngahe? Ntago nakwishyuye. isigaye 1,100 mpereza amafaranga Ngiye yanjye kukwishyura ariko ntuzagaruka hano mu rusengero. Kuza kuboneza abakristo. mpereza kashi zanjye nigendere